kabisa nigize daragoni ngo nzi gucuruza nduruke mu gitondo njuruza udukingirizo urumwe wakagura nge nashinze business yo kugira ngo mbereze abakobwa n'abasore udukingirizo two kubarinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse n'inda zitateganye none ewana mbuze n'umwe ukagura kuva mu gitondo ibi ntabwo nabikora ndashaka umukozi byibuze bari kundinya kugura kubera ko nambaye ikire ahari umukozi we bazajya bamubwirira ibyo batugure reka nzahubwo njye kumushaka ariko tunameze na muzura ariko ntabwo bari kutwemera kangasubizemo njya kumukozi yewe ngiye kuvomera abaturage ndi kubona urukunde pasa wagira ngo utwaye imodoka urangonga aho murandacyo ndaba none se uwo muturage araguhemba ngahe bana yewe arambereza 200 ubwo se 200 umuntu w'umugabo yewe ni 200 magomba kuguramo agacupa ndakindi na n'icupa kwinywera gusa uretse gato waguha akazi kazajya kaguhemba 30 ku kwezi ntako nari nshaka kuvoma ukabireka akazi ngako nagasengeye kuva ngivuka nagasengeye pe akazi ngo bose niyo ko ugenda uzihereza abana batoya bose bazikeneye babwiye uko bibafitiye akamaro mu buzima ibi nibi nzobanurire mwana we banabaho niho nabibona Imana we ugiye kunyitisa bwire ibi nibiki ako ni akantu gatuma ubuzima buryoha ndabusharire igihe abantu bakora ibishimisha akayagaze bonetse gatoya ntago ari ibyo kurya by'abantu kuko uri umukozi ntabwo ugomba kubiryaho bizaribwa n'umukiriya we okay ahubwo abibariye wemera ko ndi boss wawe ndi kubyemera urakora akazi kanjye neza cyane gose cyane ndabikora nguko bisaka mana yanjye tubizi mukabikiye badanti akituna kimwe ndakora ahubwo se uretse gato ndaguciye mu mbere na mbere ko nguhakaze wabanje wamenya yuko nitwa cyangwa uzuho ndiwe ndabizi neza mu karitiye inda numva bakwita ndinda niba bico zawe zimbizi pe ngo nitwa Nzinda gatsindagira ibyahimukanwa gusa byo numva warumvise neza ibyo niryo zina ryanjye ariko akazi kanjye neza kuba umenye genda ugakore neza bosi ngiye kuza ngukorera uko ubisaka njyewe ukwezi umbereze ndakakuzubaka etaje mbuwambere mu karitiye ubatse etaje ikomeye ewana biroroshye ng'indirimbo y'ijana nanjye ukwezi gupfa nzajya guhemba kugipfa ingoko inera igikugihe nzajya guhemba kikigera jya ku kazi ariko wibuke ko nimugoroba ugomba kumbereza Kama pana nikukabona sikanze neza wallahi niyo gaseka fresh ayibona nkatse urajye siro kureba amukobwa umunsi mba n'amazi kazi kapese agatagigira se wakigawo uramutse mwakarebye maze mukareba barakari kunyirengagiza amazi ni mwebwe bana boy kuri kutugomwa mugomba kuguriza iboma ndimuzigura aho mana uri ruzima oya barazigura yabantu ubwira uri kisukurikira no boro siniki uzikurikira ya mani niba mbazurubyiruko weze nibomba zurubyiruko nibomba
ese utari kungurisha utambazize igiciro sana turavugana sengisa gusa thanks sengisa igihumbi zana saba yenye saba ndumenye ugomba kunyishyura nyine ngaka polisi ndose nyishyura ntabwo nazitoraguye Yenda kwishyura genda kwishyura nyica ni igihumbi zarapanze zaruriye kirero rwose akubigira ibanga ingo ibikure hano ushaka ubazwere ubamare ibyo ni ibikurenda ngaho genda ariko inzara irangiza ndi gucuruza n'ibyo kurya nzaheza y'isi reka nicare n'undi bosi yarambwiye ngo ni iby'urubyiruko none si iby'urubyiruko byatuma abasaza batajyaho yeziwe reka kanirireho nzaheza y'isi ibi nita yambwiye ngo nduruze ibi bintu kadere ibintu ni ibigo kazi kari ibipurizo mana yanjye ni ibipurizo ni ibipurizo ni iby'abana kino gihumbi sindakimuha namusubiza igihe igihumbi cye ngijyane ntabwo naruhiye ubusa reka mbimujyanire ndi kuvuga ngo ndaniye nawe ugahita usa bose ibintu rinambye ngo ncuruza ko ibi bintu ngiye akazi kaba karandambiye rwose n'ibintu ngorera nimufata nzamwica